oya ntabwo nigishije ingo kubera ko urugo rwanjye ruri perfect nigishije ingo kubera ko nigeze kugira urugo rutaryoshye kandi ntacyo mvuze ngo ruryohe so hari rimwe igihe nigeze kuba nsenga Imana arambwira ngo ntago uri umugabo mwiza nari nzi ngo umugore wanjye icyo mvuze agomba kucyumva nuko nabyumvaga nayo amaguruka nko mu rugo nkigendera utamubwiye nta kintu na kimwe mubwiye ampamagara hawe yewe numvaga nyine umugabo nyine si umugabo do what I want sinzi niba uri murabyumva ibintu rero yambwiraga byari byo mu by'ukuri ntago byari ibintu ngo arakabya mfite umugore witonda umugore mwiza pe nta kintu na kimwe cyahatari yansabaga communication akambwira ujye umbwira neza ntukajya umbwira nabi nayamvuga nabi kandi koko yabimbwira none se ubwo uvuga nabi bitumye numva ntashobora kugenda nkakubita icyumweru ntamuvugishije yarambwiye ngo abona atari priority mu buzima bwanjye ibyo bintu birambabaza kuko mu by'ukuri hari igihe umuntu aba afite inshuti ibaza ko nabaga mfite nk'abantu b'inshuti zanjye cyangwa abantu dukorana nkaba mfite ama project bazi umugore wanjye atayazi ntabyo nari narakoze imyaka yose yashize ntigeze kuryohera muri make niba bitaryoshye uba wibaza uyu muntu twahuriye he hari ubundi uyu namurongoye nte uyu muntu namwibeshyeho I made a mistake nuko nari tekerezaga rimwe na rimwe avuga ko uyu muntu nawe ugeze kwitekereza cyane ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze muri Sunday Park ikaze by'umweko muri kano kanyo turi kumwe n'uyu mugabo muzi muri benshi cyane by'umweko mu byerekeranye na relationship cyangwa imibanire n'abandi arazi kwitubwa mu buryo burambuye yitwa Iberi Sugira tugoye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye murakoze cyane uyu munsi rero turifuza kumenya wowe ubwawe turiho duhera nge nkubona mu biganiro bitandukanye byiza cyane nahoze mvuga ngo ukora ibintu ufitiye urukundo ufitemo passion mu buryo bwose bugaragara bite nuko uravuga tukumva byanze bikonze ubundi Iberi mubaze ikibazo nkite kiri vague ako Iberi ni muntu ki Iberi ni muntu ki Iberi ni umupapa w'abana batatu umugabo w'umugore umwe navukiye mu Rwanda ndahakurira ndangije segonderi njya kuba mu Bubiligi mva mu Bubiligi njya kuba muri Canada hashize imyaka 6 ntashye ngarutse kuba mu Rwanda ubwo wenda muri Makiberi n'ubu uwo ni Iberi dushushanyize mu bwana bwawe ugitangiye kumenya ubwenge nakoze ndi umuntu nakundaga amasiporo nakundaga umupira nk'abandi bana navukiye ku Kicukiro kera tukiri abana najyaga mu Gatenga nari umwacrobate wo mu Gatenga kwa Karirosi nari n'umwana nyine bya bindi bya kera twese twabaga dukina mu mihanda nkajya njya gukina muri Eto nakuze nkunda umupira no gukubagana bisanzwe by'abana ndashaka kumenya wakuriye muri famille imeze gute iyo tukubona mu wigisha muri imiryango wigisha relationship wigisha urukundo umuntu yibaza famille Iberi yakuriyemo imeze gute afite background imeze gute nakuriye muri famille isanzwe ababyeyi urumva ngewe twebwe twakuze kera twakuze tugituye mu miryango buri hano hari Kicukiro ni mu giturage n'ukajye muhabona hari amazu ngewe nakuze dutuye nko muri village kwa kunda abantu ba kera twari dutuye mu muryango kuko nyine ari turi bakavukire if you want so abana twakinanaga bari aba cousins bari abahonkere babaga batuye aho abatante babaga batuye aho ni gutyo nakuze nyine nko mu giturage cya kera nakuze mu rugo dufite urwina twenga ibintu nk'ibyo Kicukiro kandi ni Kicukiro ni naho nyituye ngewe ndacyatuye aho ngaho so ni gutyo nakuze abazi u Rwanda rwa kera rero nuko nakuze mu rukundo of course genocide yakorewe abatutsi 1994 iraza nkuko nakubwiraga nyine twari dutuye muri quartier yari famille abantu benshi barapfa almost bose nyuma yaho nyine ubuzima burakomeza bisanzwe sinzi ndumva nta kintu de special cyari kirimo almost bose ushatse kuvuga urumva ko twakuriye twe twabaga muri umusozi w'iwacu yari umuryango abenshi baje genocide abenshi nabo barokotse mu muryango nyine extended family nibaza ko rero nta kintu do special ntago umuryango wanjye wari ufite ikintu do special cyane uvuga ngo abantu bari bafite iki ariko twakuze mu muryango udakize cyane ariko nanone ntacyo twari tubuze buriya nibaza ko ibyo kuvuga ngo umuntu ari icyo yarabuze ibyo bimenye ugeze ahantu ukavuga uti ese burya ibingibi hari abakuze babifite
ariko twakuze mu muryango usanzwe rwose nta kintu nibaza do speciale, ariko wenda uyu munsi ikintu ngenda mbona muri famille yanjye gishobora kuba nari nzi ko ari igisanzwe ariko nasanze kidasanzwe, nuko twakuze iwacu bameze nkaho nubwo habaga igitsure cy'ababyeyi, ariko iwacu baraturekaga buri muntu akahitamo, akagira amahitamo ye. Hari nk'ibintu wabaga ushaka gukora wenda n'ababyeyi batabyumva, ariko ntago bigeze batubuza gukora ikintu, nubwo babaga batacyumva baragusapotingaga. Icyo kintu kameme ni ikintu ubu maze gukura, iyo nganira n'abantu nsanga atari ikintu cyabaga ku bantu bose. Kuba wakuriye mu muryango bakaba bafite vision, bafite uko batekereza umwana yakagombye gukura, ugahitamo gukora ibyawe. Nk'ubu nk'urugero rusekeje, ngewe iwacu bashaka kumba umupadiri. Nakuze mama cyane mama, kuko narakoze ikizamini cy'iseminari ndagitsindwa, yigira kwa musenyeri kunyakira umwanya wari umuha. Hari umusenyeri witabye Imana ejo bundi, hari umupadiri ariko wari ukuze witabye Imana mu minsi ishize. Icyo gihe sinzi hari ibintu yakoraga muri Kiliziya Gatolika, niwe yari yagiye kwaka umwanya. Ubwo ndimo ndabivuga kubera ko nyine ejo bundi yitabye Imana, iyo histoire iragaruka. Urumva bashaka ko njya mu seminari, ariko ngewe ntabishaka. Ariko ntibyabaye ikibazo, nigira mu ishuri ko icyo gihe nari natsinze ikizamini cya leta, bankize muri groupe Butare, mfite umwanya muri groupe, mfite n'umwanya mu seminari, mpitamo kwigira muri groupe. Ariko ibyo ntibyaba ikibazo kuko ntahisemo icyo bashakaga. Icyo rero ni ikintu nibaza ko hari ukuntu kigushepinga, gituma uba responsable. Kuba responsable nabimenye ngeze i Burayi, aho nabaga njyenyine, aho nta muntu wandebaga, nibwo nagiye mbona difference. Hari ukuntu abantu bagera ahantu, niba yabaga meze nk'ufunze akamera nk'imbwa iciye ikiziriko cyangwa ihene iciye ikiziriko, ariko ibyo nabonye ko nagezeyo mbapoze, nkomeza kugira ubuzima nk'ubwo nagiraga mu Rwanda. Ibyo rero ubwo uyu munsi nibwo mbona ko byari biturutse ku buryo narezwe, ku buryo twakuze. Ariko nta kindi gitandukanye rwose nibaza ko twari dufite mu muryango. Ufite inzozi iki muri ubwo bwana bwawe? N'umwana nta nzozi nagira, ntazo rwose, ntazo nari mfite icyo gihe. Icyo gihe umuntu yakuraga viri umwana nyine, nta bindi. U Rwanda twebwe twakuze mu giturage, abo uyu munsi wenda bafite ibyo babona, twe nta televiziyo twagiraga. Televiziyo ntiyabagaho, ye televiziyo yaje ndi mukuru. Twe twakuze umuriro, ndamwibuka ugiye tugira umuriro w'amashanyarazi. Uyu munsi ndabyibuka ko inkoko zaraye zitaryamye, zaraye zicaye, zaraye zihagaze kubera urumva bwarabonaga. Uwo munsi ndabibuka twavuye ku ishuri rwose dusanga amatara bayacanye. Umunsi batushyiriyemo umuriro bayacanye nka saa 10, aracana, inkoko zirara hanze. Ibyo byose urumva ndabyibuka. Urumva rero icyo gihe ni kera ku buryo ibyo kuvuga ngo ufite inzozi se zihe, wabaga nyine uba muri iyo quartier ukiga ukabukina n'abandi bana, ntago ivyo by'inzozi rwose. Watangiye kurota kuba ikintu runaka ryari ufite imyaka ingahe? Warose kuba iki? Cyokoze kera icyo nzi ntago yari indoto nari mfite, ariko nakundaga kudiskita, nakundaga kuburana ndi umwana. Icyo ndakibuka ko abantu bakivugaga, baravuga ngo nzaba umwavoka. Icyo cyo ndakibuka. Ubundi nakundaga kubeshya. Nabeshyaga cyane, nabeshyaga, ariko uyu munsi ntago mbona ko ari ukubeshya. I had a very strange imagination. Nimaginaga ibintu nkajya mbivuga, kuri nge byari real. Ibintu nabaga mvuga, impamvu uyu munsi ndavuga ngo nukubeshya, ariko ubu maze gukura nibwo nasanze nagiraga imagination ikomeye. Najyaga mvuga ibintu, ikintu gitangaje nuko bimwe mu bintu navugaga icyo gihe ndi umwana ntari narigeze mbona ahantu. Maze gukura ngeze nko muri Canada, bimwe na bimwe nabibayemo. Noneho nakwicara nkavuga ariko uziki ibi bintu najyaga mbibeshya kera. Nk'urugero ndabyibuka, hari igihe nayo yambwira abana ngo ndimo ndababwira ngo mu rugo ukuntu hameze. Inzu nababwiraga ntiyabagaho mu by'ukuri, nta nahantu nari narigeze nyibona. Niyo mu bitekerezo, ariko mu bitekerezo byanjye byari birimo ndabyuka nayo yambabwira ngo dufite indabo z'umukara, ibintu nyine bya imagination by'ubwana. Ariko nyuma byinshi muri ibyo bintu nabibayemo, narabigize. Gute? Nk'inzu najyaga mvuga, ngeze muri Canada hari ubuzima nabayemo, hari ahantu najyaga njya, ibintu bimwe na bimwe najyaga mvuga ndi umwana, nkabibona bwa mbere nkuze. Nkavuga ariko uziko iki kintu nakibaye, iki kintu najyaga mvuga ngo turagifite mu rugo. Of course icyo gihe yabaga ari imagination, utaranakibona, ntarakibona ko nta hantu cyabaga.
Nese icyo gihe urwo Rwanda rw'icyo gihe nimo ndakubwira nayo avuga ngo mu rugo dufite piscine nguriho ngo indabo z'umukara izo ndabo z'umukara ndazibuka nayanzibeshya abana hari igihe kizeye kubaho mbaho hantu hameze gutya mba ahantu ndapicturinga ndavuga aha hantu najyaga mpavuga ndi umwana I know urabitekereza bya bindi bavuga ngo deja vu ukabona ikintu ukavuga uti what none rero yari imagination yanjye ndi umwana muto aho ngaho ndimo ndakubwira nigaga muri gardienne mu kirora mwaka ntarajya no muri primaire uyu munsi navuga ngo tukubona mu ngo tukubona mu kwigisha ku byerekeye n'imiryango relationship yego bita nibaza ufite ishusho imeze gute kugira umuryango umeze gute nta shusho nigeze ngira y'umuryango pe aho ngaho naba nkubeshye ntago ndi umuntu wa picture ibintu by'umuryango ntago navuga ngo ni ibintu nagizemo passion ndi umwana ngo nkura mbizi ko ari byo nzakoroya ntago ari byo kuko nabyisanzemo atari ibintu nigeze mpanga aho ngaho rwose ntaho bihuriye na dreams nagiraga urumva n'umwana nikiniraga umupira nkaburana bakavuga ngo nzaba umwavoka iby'umuryango ntabyo narindi ntabwo wari ubirimo ariko mpita nibaza washatse wifuzaga umugore umeze gute wabonye umeze ute nifuzaga umugore umeze ute ikintu gitangaje icyo kintu cy'umugore cyo naragitekerezaga sinzi uyu munsi iyo mbitekereje nyoberwa ahantu ibyo bintu byavaga ndabyibuka ko kera nigeze kuvuga ngo ndifuza umugore nkunda nawe nkunda nta yindi conditions nta yindi trait narebaga navuga ngo ndashaka umuntu nkunda nanjye unkunda sinzi aho ibyo bintu nabivanye nicyo kintu cyonyine nifuza wari ufite imyaka ingahe icyo gihe icyo gihe ntekereza ko nari mfite nk'imyaka 13 14 kuko ndibuka hari ubwo nshobora kuba nariga nko muri segonderi ariko nari ntangiye nka segonderi ako kantu ko ndakibuka ariko nta kindi ndashaka umugore unkunda nanjye nkunda nawe ukunda ibyo bintu does not make sense kuko ubundi nyine umugore yakagombye kuba umuntu ugukunda nawe umukunda by default sinzi rero ibyo aho byavuye ntabwo wari warabonye abantu bashwana oya ntago nkuko nakubwiye twebwe twabaye mu giturage if you want ariko cyo mu mujyi so ntago nzi abantu bashwana sinavuga ngo icyo gihe ndi umwana nzi abantu bigeze batandukana ntabo nzi pe ntago nzi umuryango abo narinzi wenda nk'abana twabaga duturanye cyangwa na bene wacu babaga badafite ba papa cyangwa badafite ba mama nuko babaga barapfuye so ntago niyo mpamvu urimo ndakubwira ibyo bintu sinzi ahantu byavaga I guess ko yabaga nyine ari imagination y'umuntu ariko ntago navuga ngo hari ahantu nari narabibonye uza guhura n'umugore wawe rero nza guhura n'umugore wanjye twahuriye mu Bubiligi waba muri Canada turakundana dukora ubukwe mu Bubiligi aba muri Canada twagize long distance relationship y'imyaka 5 nza kumusanga muri Canada tubaye nyine bisanzwe nta ufite impamvu ndi kwikubaza ngiye mbona bintangaje ufite umwana w'imyaka 20 imfura yawe nawe ndabona ukiri mutoya mu byo tubona cyaje kugenda gute kugira ngo ubikora kikari muri ubwo buryo akenshi tubizi ku bakobwa sinzi nibaza ko umuntu nyine igihe kigera ntago ari ibintu nigeze mpanga ntago nigeze mpanga ngo kuko hari abantu bapanga ubuzima bwabo ngewe ukuntu nteye ubuzima bwanjye ni last minute hari abantu burya hari abantu bagira personality planning ngira umuntu w'inshuti ashobora kukubwira ngo mu mwaka utaha ku itariki zinizi nzaba ndimo ndakora ibi nibi ngewe mbaje ibintu nzakora ku gatandatu wabungoye mbaza ikintu ndibuze gukora nimugoroba so ntago rero nigeze mbipanga nahuye n'umukobwa turakundana turabana nta bindi byinshi byabayeho ntago nigeze nkarikira ubwo nyine nuko nahuye nawe tugashobokana nkiri muto that's it ntago ari ibintu mvuga ngo ngewe ngo napanze ngo nzagira umuryango oya rwose kugira ngo usugira abe umuntu byanze kunze ibyo uvuga akenshi yeka ko nabikora nawe nizeye ko mbikora nabundi byaba ari ikibazo bavuga ngo ubu ibyo mvuga nturebe ibyo nkora oya iyo principe si inyembe ngewe umuntu utakora ikintu principe yanjye nuko ikintu ntashobora kukwereka simba nemerewe kukivuga hari n'ibintu byinshi wumva narize ariko mba ntashobora kuvuga kubera ko mba ntarashobora kubishyira mu bikorwa so ibyo mvuga ndabikora ujya wigisha umugabo mwiza kugira ngo usugira ku giti cye abe umugabo mwiza
niki wakoze byanze bikunze ugiye gushinga urugo hari ibyo wiyemeza ukavuga uti hari aho ntagomba kurenga hari aho ntagomba kujya kugira ngo sugire abo umugabo mwiza wifuzwa n'umugore we byagusabye iki nize ngamba wafashe byansabye wake up call hari igihe kigeze kugera wenda hari abantu batabizi ngewe ndi umukristo kimwe no mu byo nkora ndi umushumba ni umupasiteri so hari rimwe igihe nigeze kuba nsenga Imana yambwira ngo ntago uri umugabo mwiza ndavuga ni gute se yarambwira ngo baza umugore wawe ko nakubwiye mu ijambo ry'Imana handitseho ngo umugabo ukunda umugore wawe ngo baza umugore wawe ngo niba umukunda at what percentage ni kuwuhe mubare yumva akunzwe nawe ngenda numva nifite confidence urabona hari igihe wumva ibintu warabirangije utwika ndagenda ndamubaza arambwira ngo ni 60%. Reka nkubwire bari bameze nk'abamenyeho amazi numva isoni zirangije numva ndababaye numva mbaye disappointed ndavuga 60%. Ariko none ikintu gitangaje ntago yabimbwiye complaining ni nawe wake up call yanjye yabimbwiye ambwira ngo no ngo it's not bad ngo like 60%. What yumvaga nyuzwe we kuri we I guess ko yabaga akompara burya abantu babavugana hari igihe ureba ukavuga uti kameme ikibazo mfite ntago ari gikomeye so 60% kuri we it was okay. She was not complaining ntago yari arimo ntago yari yabigize intambara yumvaga ari ibisanzwe kuko urumva no kujya kumubaza icyo kibazo numva niyizeye nuko atari yarigeze mu by'ukora nyereka ko ntari umugabo mwiza ariko kuri nge numvise ari ikibazo gikomeye ndavuga umuntu nagendaga numva ndi umuntu ukomeye numva narabirangije aferi ari ngewe nayo umuntu wari kumbaza ngo urugo rwiza n'uruhe nari kuvuga urwanjye umugore wanjye yumva mukunze kuri 60%. Numvishe 60% nahise nkira mu bwenge nsanga umuntu wagira 60% kwishura umwana wanjye aje atashye yagize 60%. Make cyane shana namumerera nabi kuko wenda jewe nagize n'Imana mu ishuri kameme nashoboye gutsinda neza ntago nigeze ngira munsi y'amanota 80 cyangwa na 90 najyaga ngira za 90% 95 so 60% ni nkabwo bwa mbere nari numvise nagera amanota ngana gutya so it was a shock to me niho rero nahindukiye namaza none se niki nakora kugira ngo kameme iyo pourcentage nyizamure ikintu cyantangaje nuko ibintu yambwiye bitari ibintu byatari ntago byari ibintu binaniye ku buryo nakagombye kugira yesheke niho rero byaturutse ngenda ntangira kwiga rero ndavuga bya bintu ntago mbizi urumva narinzi ngo ndabizi nibwo natangiye gusoma njya muri Bibiliya koko ndasoma naya nsoma ibintu nkavuga uko ibintu ntabikoraga kweli isuko ibintu ntaye narabisobanukiwe aramfasha rero ni nk'iki ubona gutakoraga hari nk'ibintu abantu umugabo wese aba yibaza ngo nko muri we haravuga ngo umugore ngo mugandukira abagabo okay ni sawa ariko mbere yo kuvuga ngo umugore mugandukira abagabo biravuga ngo mugandukirane mbere yo kuvuga ngo umugore gandukira umugabo wawe Bibiliya yanze kuvuga ngo mugandukirane nuvuga ngo it's not a one way ntago ari ikintu umugore akora gusa n'umugabo haragomba kugandukira umugore ariko tuzo umurongo umwe uvuga ngo umugore gandukira umugabo ibi verisi banza aho ngaho mu benye Efeso mbere yo kuvuga ngo umugore gandukira umugabo haravuga ngo mugandukirane Wanye Efeso igice cya 5 bivuze uretse nyirebe tuyivuge abantu bataza kuko nyine ni nk'ibyo nawe ukuntu bivuze natangiye kubona ibintu ndavuga ko ibi bintu Bibiliya byayibagamo reka nze igice cya 5 umurongo wa 21 haranditse ngo kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo mugandukirane kubwo kubaha Kristo nukuvuga ngo niba twese twubaha Imana ugomba kugandukiraho mu bana nawe akakugandukira noneho kuri 22 niho handitse ngo bagore mugandukira abagabo banyu ariko 21 yabanje kuvuga ngo mugandukira urumva ubwo hari n'abandi benshi ubwo bari bameze nkanjye nari nzi ngo umugore wanjye icyo mvuze agomba kucyumva nuko nabyumvaga ngewe iyo 60% nazize ntago byari ibintu bigoye hari ukuvuga iki ngiki ndagikunda niba ngewe ikintu ngikunda utagikunda kuki wumva tutagikora ariko nyine ngewe nari ndi umugabo none se umugabo nyine siwe mutwe nyine niba ari ibyanye nibyo bigomba kubaho urumva ubuzi ngo
nari nzi ngo ndimo ndakora ibintu bisa uri umutware ariko nyine Imana itangiye kunyereka yambwira iti umugore wawe yakubwiye ikintu kitari kibi wagishaka kubera icyo ubigira amahane kubera iki wikanyiza utikanyije ntabwo mwabanaho neza byakugabanya kuba umugabo ibintu bisanzwe kandi reka nkubwire ibyo yambwiraga simbikore narahombaga nigeze guhomba amafaranga menshi miliyoni zirenze 100 kutamwumvira nzira ko nagize umutwe ukomeye nkakora ibintu ntamubwiye miliyoni zirenze 100 mwe mumara igihe kingana iki twari tumara igihe ntabwo ari kera nta myaka 3 ishize nta myaka 3 ishize reka n'ikigihe ntabwo ari kera rwose bivuze ngo icyo gihe cyose wari umugabo umutware w'urugo mbese nari ndi umugabo wenda ntago kamwe narabaye nahe za Burayi hari ibintu bimwe na rimwe wenda ntakoraga ariko nyine wumve ko kumva kunzwe yumvaga kunzwe kuri 60%. Ibyo ngibyo byo nuko byari bimeze nyine ubwo Imana itadutabara twari kuzapfa tubanyeho kuri 60%. Kuko umuntu atanga icyo afite niba umugore wanjye yarumvaga kunzwe kuri 60%, nanjye yampaga icyo muha ubwo nanjye ni 60% nabonaga niyo wabonaga niyo nabonaga kandi koko nibyo ubu narabibonye 60% ntabwo yari iryoshye waje kubihindura ubundi kwijana ntibyagoye nibyo nimo ndakubwira ibintu yambwiye ntabwo byari ibintu bigoye nicyo ngewe uyu munsi gituma nananyigisha abantu nasanze ntabwo naziraga kwikanyiza naziraga kutamenya nuko ntari mbizi ntabwo nari nzi urumva nakubwiye ko nari nzi ko umugabo ari we mugabo nyine it's my way or the highway ntabwo ariko Bibiliya ivuga kandi n'ubuzima busanzwe ntabwo ari ibyo umuntu ashaka kuko kubana n'umuntu ari indi yo bwana nta kintu mwazagera we yaba kumariye ikiza ntacyo ni ukuvuga ngo nta contribution nini yashyiraga mu byo nakoraga hari utu business ngira mu ntara nayo yamaguruka nko mu rugo nkigendera utamubwiye nta kintu na kimwe mubwiye ampamagara ese ushobora kunkorera nkabwira umugundi ngeze Shyorongi wagiye ryari se akambwira atari kose nk'ubu ugiye urumva najyaga nkora urugendo rw'amasaha 4 ntamubwiye akava ku kazi akansiga mu rugo nkafata imodoka nkigendera nkaba ndi mu rugo umuntu akamamaga nkafata imodoka nkigendera urumva ibyo ni ibintu bya fomu by'ukuri hariho njyewe numvaga nyine umugabo nyine si umugabo do what I want sinzi niba uri murabyumva ibintu rero yambwiraga byari byo mu by'ukuri ntago byari ibintu ngo arakabya mfite umugore witonda umugore mwiza pe nta kintu na kimwe cyahatari yansabaga communication akambwira ujye umbwira neza ntukajya umbwira nabi yamvuga nabi kandi koko yabimbwiye none se ubwo kuvuga nabi bitumye numva byari ibintu by'ubujiji I'm telling you niyo mpamvu ngiye niyo mbwira abantu mbabwira abantu kuko nzi ko hari benshi bari muri state muri leta narindimo atari uko ari abantu babi ahubwo ari uko batabizi sugira guhinduka uri mukuru byumvikane ko mwe mumaze igihe kinini cyane mubana imyaka 10 muri kubana guhinduka nkawe byumwe ko akenshi abagabo kugira ngo bahinduke nanone ngo biragora cyane n'umutwe rimwe na rimwe ubufunze guhinduka gutyo gahoro gahoro byakugoye guhinduka bitwerwa na information ufite niyo mpamvu mu mbabarire ndavuga nyine story yanjye abimera ijambo ry'Imana Bibiliya iravuga ngo ubwoko bwanjye buzira kutamenya buriya abantu kugira ngo uhinduke byoroshye nuko information ufite is updating ni nka software abantu bafite iPhone hari igihe ujya kubona ukabona ngo update yaje iyo updatinze ibyitashobokaga birashoboka n'umuntu rero mu mutwe we iyo ugize information nshyashya kuyigenderaho biroroha burya guhinduka bigora no gushaka guhindura umuntu ariko utamuhaye information nshyashya ngewe rero icyampinduye nuko nagiye niga natangiye kwiga ndashakisha urumva mfite background yuko nize biochimie noneho ntangira no gushaka koko mva mu ijambo ry'Imana none njya no muri science nkajya nshakisha ibintu ikintu rero waba kibonye mu ijambo ry'Imana ukakibona muri science burya udashatse kuyadjustinga nuko nawe burinjije buriya icyo gihe madamu aramubwira se ndahindutse ntacyo namubwiye urumva nawe mubwiye icyo ngicyo ntiyanamenye ibyo ndimo ndamubaza ntago nigeze mubwira ngo urabizi ngo ngiye gufata icyemezo naramubajije arambwira ati 60% ese byasaba iki kugira ngo byiyongere byibuze ndicecekera nyine ngo njya kwikoraho ni nk'uduki yakubwiye two guhindura niyo communication kunyumva kumuha umwanya
yarambwiye ngo abona atari priorite mu buzima bwanjye. Ibyo bintu birambabaza kuko mu by'ukuri yari priorite, ariko nyine ikibazo cyajemo nuko buriya abantu bakundwa cyangwa bakunda bitandukanye. Njyewe nshobora kuba ngukunda wowe Gerard, ariko nkakwikundiramo nkagukunda uko njyewe nshaka ko bankunda, ariko atari ibyo wowe ushaka. Noneho bigatuma ni nabyo Imana ntabwo yambaje ngo ukunda umugore wawe, yarambaje ngo genda umubaze yumva akunzwe nawe gute. Kuko niba ngukoreye ikintu judge wacyo ugicira urubanza sinjye, ni wowe nagikoreye. So ibyinshi ntago byari ibintu biri personal kuri we. Njyewe iki nicyo nkunda, nkavuga ibyo bintu njyewe numva nta kamaro bifite mu by'ukuri, ariko niba ari byo ushaka reka mbiguhe. Ntago byari ibintu, ntago nari ndi umugabo wakoraga amafuti, ntacyo byicaga se, ntacyo na kimwe kuri wowe, na kimwe. Nicyo ndimo ndakubwira, nicyo cyantangaje. Nta effort mu by'ukuri byansabaga nini, ahubwo nuko nasanze ari uko ntari mbizi. Akambwira turumva jyewe nkunda nujya kujya ahantu ujye unsezere umakabiza umbwire ngo ndagiye. Ibyo wakubwira ikintu cyari cyatumye n'amanota, nujya gukora ikintu ukimbwire sinkajye njya kumva. Urumva hari igihe umuntu aba afite inshuti, ibaze ko nabaga mfite nk'abantu b'inshuti zanjye cyangwa abantu dukorana, nkaba mfite ama project bazi umugore wanjye atayazi. Ibyo ngibyo abantu benshi barabikora. Mu by'ukuri umugore wanjye sinamushishaga, ntabwo ari ukuvuga ngo hari ikintu nashaka kumuhisha, ariko nabaga mumva ibyo biramureba, ibintu byo ku kazi ibyo biramureba, ariko ni umugore wanjye. Byose abagomba kubimenya, nta wundi tubana, nta wundi. Ibyo nibigira ikibazo niwe wa mbere bizafectinga. So byari ibintu bisanzwe. We yakumenyeshaga buri kintu cyose. I guess njyewe nta complaint nyinshi nari mfite. Ntago nari mfite byinshi mushinja. N'ibyo namushinjaga wenda cyangwa ibyo nabonaga bitagenda wenda nuko nabaga ntabivuze. Ikindi nabonye nkunda kubwira abantu n'abandi bahanga bose bavuga ikintu cyica ingo nyinshi ni unexpressed expectations. Ukuvuga ngo ni ikintu unexpectinga cyangwa ni ikintu ngushakaho ariko ntigeze mvuga ko ngushakaho. Ikintu ndagishaka nkicecekera, expectinga ko sinzi ahantu tubikura, nkaba ntekereza ngo Gerard niba dukundana, niba turi inshuti, agomba iki kintu kukimenya ko ngishaka akakimpa. Kandi nta muntu usoma mu mutima wundi, ntibishoboka. Niba atarabimbwiye ntabyo. Urumva icyo gihe yarabimbwiye, yambwiye ati dore ibyo udakora. Iyo discussion ntayo twigeze tugira. Bwari ubwa mbere mu myaka 10 n'ingahe tubanye, twicaye nkamubaza ngo ndagukunda, wumva gukunda, wumva ukunzwe. Ibyo ntabyo nakoze, ntabyo nari narakoze. Imyaka yose yashize ntigeze kuryohera muri make. Oya suko atandyoheye 60% ntago ari 0 kameme. Njyewe ndakubwira njya kumubaza numvaga ndi kwijana. Yego. Njyewe numvaga rwose, kandi nawe ansubiza ntago ya complaininga. Yararimo arambwira ngo nta kibazo, yarambwira ngo not bad. Ndabyuka akoresheje iryo jambo, ngo not bad 60%. 60%. Ariko ambwira ati si bibi. So ntago ari uko tutakundanaga, ahubwo nuko hari twari turi kuri 60 nyine. 60 n'ijana, ijana ni ry'umuntu wese yaba yifuza. Ni rwo rugo rwiza. Yes. Uragenda urahindura rero. Naragenda ndiga nkore foru, n'ubu ndacyazikora nigire ngo hari ibyo njya mvuga nakumva video nyuma nkavuga aka ngaka nanjye ngomba gukora. Ndashaka kubanza kumenya nko ku giti cyawe byahinduye iki mu marangamutima yawe mbere ko tujye kuyu mugore. Byahinduye iki, reka nkubwire. Byahinduye urukundo. None ntago rwari urukundo rwo gushakisha, rwari urukundo ruri intentional. Rwari urukundo noneho ari ukuvuga ngo umugore wanjye dore uko ashaka gukundwa, niyemeje kumukunda uko ashaka gukundwa. Urukundo rwarahindutse. Byarahindutse. None ikintu gitangaje nuko ubitangira kubikora ari ukumvira. Umuntu yakubwiye ati ndashaka iki ukagikora, bigeraho bikazamura amarangamutima, ahubwo none akabure ubijyamo. Nicyo kintu umuntu kunaremye biratangaje. Ibintu bitangira ari effort nyine, urumva umuntu yakugaye, urimo uragerageza kuzamura amanota. Narwanaga n'amanota, ngiye natangiriye kuri pourcentage. Ndimo ndareba ncunga nkavuga se umeregeze ejo muri nyine namwaje hangati ijana wararyuje. Ndavuga ntabwo ndamenye mu marangamutima yawe ibyishimo byarazamutse muri wowe, wumvaga dushushanyirize. Byarazamutse bisubira, urumva nyuma y'imyaka 10 n'ingahe tubana, byasubiye hahandi tugikundana. Fiançailles. Ebana byaraharenze.
byararenze nayamva mu rugo cyangwa n'abandi nko mu mujyi akorera mu mujyi nka saa 9 azagera kutaha saa 11 bana nkagenda ngaparika hafi y'akazi nkamutegereza nibonera nkamukumbura nkumva nago bibaho iyo myaka yose ishize kubera iki kubera ko buriya umuntu atanga icyo afite nukuvuga ngo icyo gihe na Justinze ngatangira kumuha ibyo yifuzaga nawe yatangiye kumpa ibyo nifuza so ni win-win mwese mu byungukiramo aho wahageze ntabwo wazasubira inyuma byarahindutse cyane aho ni ku ruhande rwawe none ku ruhande rwa madamu ibyo atakubwiwe ibyo wiboneye nicyo bonye kidasanzwe cyahindutse kubera impindukire yawe nyine icyahindutse nuko urukundo rwararyoshye kugeza naho abana bacu umwana wacu abana bato umuto afite tuzajya imyaka 11 bigeze ahantu nabo ubibona ko babonye ko imibanire yacu yahindutse nigeze gutravelinga mu minsi ishize nigeze kujya mu rugendo umukobwa wacu ufite imyaka 12 akageza agakinisha mama we nkuko njya mukinisha abanga ngo ubu ngubu ukumbuye papa bikwereka ko n'abana ubwabo barabibonye ko hari icyandi hindutse mu mibanire yacu urumva icyo gihe twari tubanyeho nyine nk'umugabo n'umugore bafitanye abana nta kibazo mufitanye ariko that's it nta bindi ariko n'ubu ngubu tuba turanga tuba dutekisinga uri mu biki uri murakora iki ubu ngubu wambwira ngo unjyanye ahantu nari kumwe n'umugore wanjye ubwo se wamujyanye ni mu kiganiro gusa kandi nabwo arimo arambaza ngo bimeze bite ubu nuko nabereka bizarere kubari barabaza ati bimeze bite ikiganiro kimeze gute ndimo ndafata udufoto mwoherereza nuko bigende iyo mubanye intentionally icyo nicyo nyambwira abantu ko hari phase 3 z'urukundo ikintu gitangaje ntangiye kwiga numva ibyo ngibyo nabiciyemo ariko none ngenda umuscientifique ndiga ntangira kujya kwiga nsanga na science ibyo twari turimo turacamwo irabivuga urugo cyangwa imibanire y'abantu igira phase 3 hari icyitwa romantic love hakaba power struggle hakaba na intentional love icyo gihe abimbaza impamvu ibyo byari byarakonje twari turi mu cyitwa power struggle power struggle biba byarabishye abantu benshi bahaba nyine nizo mwamwibere muri zo za 60% hari abagira power struggle ikaba za 40 cyangwa 20 abo ngabo abana canye inyuma byacitse babyaye hirya no hino abo ngabo ni inde aferi ariko hari abibera muri za 60 bakazahapfira ntacyo bica ntacyo ubivuze neza cyane ntacyo bica ariko nta nicyo bakiza twebwe rero twageze aho tuba intentional dukundana turi intentional turavuga ngo ntuzongere ku expectinga ujye umbwira icyo ushaka nanjye nkubwira icyo nshaka ikintu sinagikunze ntakikubwiye ni ukuvuga ngo ikintu iyo tutakishimiye ndabimenya iyo ntakishimiye arabimenya tukabihindura ku buryo urugo rwacu uyu munsi 100 riruzuye kuko tubayeho uko dushaka bivuze ngo yavuze nk'ikintu utishimira uriyakitinga gute umva ni ukuvuga ngo nicyo nimo ndakubwira iyo ufite umubosi iyo ukora ku kazi boss wakaguha task akubwira ngo ndashaka unkorera iki ni ukwevariwe akubwira akazi urimo uragakora neza cyangwa ntago wagakoze neza so niba ngewe nkundana n'umuntu singiye uvuga ngo ndagukunda ni ugomba kumbwira urankunda numva nkunzwe reka mbivuge muri ubwo buryo numva nkunzwe ngewe rero uyu munsi icyo nshaka singishaka kumukunda ndashaka ko yumva kunzwe niyo n'ubundi iyo ukunda umuntu niyo objectif yawe reka nkwereke urugero rworoshye sinkunda kado ukunda kado nkunda kado wenda bajya basoma hari ibintu byitwa love language buri muntu burya personality y'umuntu hari uburyo bwinshi butandukanye abantu bumva bakunzwe twajyaga tubipfa kubera ubujiji nibyo nakubwiye ndabyibuka mba mu Bubiligi yajyaga nyoherereza amakado akanyoherereza ibintu nkabitanga akababara kubera ko kuri nge heze wakinyohereje ni cyanye rese kiracyari cyawo bya bintu nyine umuntu ngo yaguhaye umuntu murakundana yaguhaye akantu mu rugero rworoshye urumva ngewe yabaga ibintu cyaba ikintu naba ntagikeneye ngira ukuntu ngira amagu yanjye ari yihari ntago nkunda ibintu abantu bakunda nkunda utuntu twanjye hari nk'igihe mba nshaka ikintu nkaba ngishaka gutya wampindurira yanyohereza nk'isaha nkayitanga ubwo bwoko bw'amasaha simbukuza ubwawe we rero akababara njye ntacyo bimbwiye ubu yabimenye ntakakima kado amaze arashaka iki namubwira ikintu nshaka tukajya kugishakana ati ndashaka kuguha kado urashaka tujyane tujye kwigura bya bintu by'amara surprise ntabwo wabinkorera iyo ni personality yanjye urumva hari abantu baba batandukanye ntabwo ari ukuvuga ngo ikintu yaba yakoze aba ari kibi ariko njyewe nka Iberi sugira hategeka Imana icyo singikunda
so ntago wabinkundiramo wabikoze wakoze foru wumva abantu ibintu bapfa njyewe ntacyo bimbwiye kuko it's not a big deal kuri wowe nakagombye kuyibona ngasara kandi igihe sinsara ugahita uvuga uti umuntu ntago ankunda sugira ibintu byo kuza kwigisha ingo uyu munsi uburyo bikora umuntu avuga ngo hari umuntu twaza tuba uyu mutipe afite urugo ruri perfect ruri perfect ndakuraye ruri perfect kuza kwigisha ingo nuko wari umaze kubona ko urugo rwawe ruri perfect reka nigishe none n'abandi kugira ngo oya ntabwo nigishije ingo kubera ko urugo rwanjye ruri perfect nigishije ingo kubera ko nigeze kugira urugo rutaryoshye kandi ntacyo mvuze ngo ruryohe ni nko kuvuga ngo wabayeho ubuzima butari bwiza none uza gusanga ubuzima bwiza bushoboka so nigisha abantu cyangwa mbwira abantu kubera ko nzi ko hari benshi baseka hari benshi bagira ariko byibuze nzi ko hari umuntu uzanyumva bikamuhindura ubuzima naho akanezerwa nk'uko nezerewe nari mfite urugo rutari rubi ariko rutari rwiza rudafite icyo rwica ariko nta n'icyo rukijije so niba narabonye ko bishoboka nibaza ko hari n'abandi benshi bishobora gufasha so ntabwo ari uko bwari perfect ahubwo nuko navugaga ngo reka ngira abo mfasha bashobora kuba bari muri situation nari ndimo nabitangiye kera ibintu byo kwigisha abantu ukiri muri 60 nyiri muri 60 narigishaga ariko uburyo nigishaga butandukanye n'ubw'uyu munsi ubwo muri n'utu video njya nkumva nkavuga aha ngaha ntabwo byari buri umuntu atanga icyo afite yego buri umuntu atanga icyo afite n'uyu munsi wenda nubwo ndimo navuga ngo ni perfect nta perfection ntibaho I hope ko perfection wayigezeho ubugiye gupfa burya kurbe y'ubuzima urazamuka wagera kuri somo kamanuka yego so I hope ko dugifite room for improvement dugifite aho gukura dugifite ibyo gukora dugifite ibyo kwiga atari ibyo ngibyo ubuzima bwabaye boring ariko byibuze hari utwo mfite ndadutanga nigisha abantu rero kubera ko mvuga ngo hari ibintu nize nabonye ko byampinduriye ubuzima ntekereza ko n'abazanyumva babikeneye kuko ntabwo abantu bose banyumva babikeneye uwo uzabikenera bizamufasha hari umuntu uri kutwumva muri kano kanya birashoboka ko nawe ari muri za 60% muri 20% handi yumva ataryoheye n'urugo ntiyishimiye umugabo we ntiyishimiye umugore we reka duhere ku bagabo ntiyishimiye urugo muri rusange n'andi areba umugore akabona ntabwo ari uwe kandi yamukunze n'ahandi wenda yumva ashaka kumuca inyuma cyangwa akanabikora kubera ko adafite ibyishimo byuzuye muri we uwo muntu kugira ngo agire urugo rwiza birashoboka ko ahuye na benshi kugira ngo agire urugo rwiza rwa rundi azishimira by'igihe kinini by'iteka agomba gukora iki agomba gukora ikintu kiri very simple communication kubaza communication yonyine ntabwo ariyo yonyine niho bitangirira kuko communication iyo umuntu ageze muri iyo state aba yumva urugo rutakiryoshye rwabiye iyo state ibaho niyo nakubwiye ifite n'izina yitwa power struggle ifite izina muri science ushaka kujya kuri Google agenda yiguguringa arebe symptome zayo urahita uzibonamo nibiba bitaryoshye uba wibaza uyu muntu twahuriye he hari ubundi uyu namurongoye nte uyu muntu namwibeshyeho I made a mistake nuko nari tekerezaga rimwe na rimwe havuga ko uyu muntu nawe ugeze kwitekereza cyane iyo uri muri power struggle wenda ntago numvise narakoze ikosa ariko nigeze aho ndavuga you know what urugo nuko rumeze bya bindi abanyarwanda bavuga ngo ukuzubakwa burya abantu n'urwo rugo baba barimo ni buriya muntu atanga icyo afite n'ibyo baba bafite n'ibyo baba bazi baba bazi ko that's it nta kindi so umuntu rero namubwira ngo ufite chance niba umuntu mwarabanye mukundanye yo kongera kugera ku rukundo mwagize ariko mukara no rurenza nicyo nakubwiye aho impamvu navuze ngo communication niho bitangirira communication ituma umenya icyo umuntu ashaka ubwo nakubwiye turatandukanye icya mbere abagabo n'abagore turatandukanye ariko none n'abagore bose si kimwe n'abagabo bose si kimwe menya umugabo wawe umenya umugore wawe akundwa ate wamukunda ute mbere yo gutangira gutekereza ngo yankunda ate we banza ukora ibyawe kuko urumva iyo démarche nakoze ngewe nayikoze nkanjye ibere sugira na madamu ntago yarazi ibyo ari byo naraje mwibariza ikibazo gutya bisanzwe ndikomereza ariko ngewe uwo munsi fata icyemezo navuga ibi bintu ngiye kubihindura uko ubibye niko usarura
nugira icyo utanga uzagira icyo ubona. Umugore wawe uyu munsi turimo uri muranyumva mvuga ibyo aguha bingana n'ibyo umuha nawe. Niba ushaka guhindura ibyo ubona, hindura ibyo umuha. Bizafata igihe ariko hari ikizahinduka. Communication ni itangira kuko nibwo umenya aho bigeze. Niyo systeme ya evaluation yacu nukuganira. Hako kantu nakantu navuga ngo benshi wenda ngo bacamo bavuga bati uyu ntabwo ari umugore wanjye. Se Imana yagombaga kuma. Nk'umuntu uri kwibaza icyo kintu wenda ashobora kugihindura bigakunda cyane. Njyewe narabihinduye birakunda. Byarakunze ndakubwiza ukuri uyu munsi nicanga avuga ariko cyagiye buriya ni ibiki byari byarandiye kuko sinahindutse n'umugore wanjye ntiyahindutse. Twahinduye uburyo dutekereza, twahinduye uburyo tubanyemo. Relationship irahinduka yose. Ari igihe akavuga ati byanze kunze gomba rukora n'abandi bagore, you know. Ibyo rwose nabyumva cyane biba. Wenda njyewe nari ndi umupasiteri aho sinahageze, uretse ko hari n'abapasiteri bakora ibirenze ibyo ngibyo. Ariko bibaho nyine bikabiha. Power struggle igatsindwa n'Imana. Power struggle bibihe. Ariko power struggle buriya umva ikitera, reka wenda njye muri science mo gake. Ikintu gitara power struggle suko umuntu aba ari mubi cyangwa wowe uri mubi. Nuko mama mufite personalities zitandukanye. Noneho wowe ugashaka ko umuntu amera nkawe. Uyavuga ngo ari nge nakora gutyo. Ariko ukibagirwa ko wowe mubana atari wowe. Noneho kubera ko utekereza ko ngewe ndatekereza nakagombye gukora iki ntukivuge. Ugatekereza ko umuntu agomba kukimenya akagikora utarakimubwiye. Nawe ntagikore ukarakara. Mu byukuri usanga ari misunderstanding. Akenshi nawe hari ababa nyine barashakanye n'abatari bo, abo ngabo that's a different discussion. Abo ntago bari 60%. Abo ngabo bari ahandi. Nanjye abo ndimo ndabwira abantu bari muri za 20 na 10%. Abo ngabo Imana batabare ntacyo mfite cyo kubafasha kuko aho simazi sinahageze. Ariko aho nzi nuko ushobora kugira urugo atari uwo mwashakanye mubi, ntago warongoye utari we, ahubwo ntago mubanye uko bikwiye. Wowe namubwira ko urugo rurahinduka. Ndakubwiye uyu munsi sinjye bona interview iranye nka yakwirera umugore. Ahubwo mwanindije. Mu gihe mbere umvaga ntacyo kubwiye. Nawe narigenderaga nkakubita icyumweru. Oya wena najyaga nturavuringa nkagenda nkamara nk'icyumweru nakoraga conference still. Nari mfite ibyo nigishaga. Ntashobora kugenda nkakubita icyumweru ntamuvugishije. Nkamutextinga mwaramutse abana bameze neza that's it. Nkaba ndigendeye. Yego. Ubwo buzima nabo bayemo rwose. Ntabwo bwari ubuzima bwishimye. Nese ubwo urumva ubwo buzima burishimye tubite tubwizanye. Hari abantu benshi nyine babayeho gutyo, umugabo wawe n'umugore wa that's it. Bya bindi tuvuga ngo hango abantu iyo bagikundana umva urukundo ntago rwagombye guhinduka. Twebwe uyu munsi twasubiye ahandi rwose. Umugore birashoboka. Umugore mwiza, umugore mwiza kwisugira, umugore mwiza wenda bite n'abantu wajya uganira nabo byanze kunze wabonye character cyangwa characteristics zishobora kuba zaranga nk'umugore mwiza. Umugore mwiza nko kuri n'umugore mwiza gute? Nta mugore mwiza ubaho, nta characteristics z'umugore mwiza ubaho. Umugore aba mwiza kubera wowe. Kuko turatandukanye n'ibyo ndimo ndakubwira. Buriya ni hari ubwo iyo mvuze gutya abantu bahita bavuga ati se wirirwa wigisha ibiki. Reka nsobanure statement nkoze. Kuvuga ngo nta mugore mwiza ubaho, nta profile y'umugore mwiza ubaho. Kuko nta na profile y'umugabo mwiza ubaho. Umugore aba mwiza cyangwa ntabe mwiza bitewe nuko ngewe nteye. Ibintu nigisha rero reka nkoresha inzu, kubaka inzu. Buriya mu bwubatsi kumena beto ahantu hose, haba mu Rwanda haba mu Rusiya, kumena beto ni kimwe. Ufata ibyuma bya ferabeto ukabishyira ahantu, hari ukuntu ugomba kubitondekanya, ugashyiramo gravier, ugashyiramo isima, hari igicu ushyiraho na beto ukayireka ikamara iminsi 21 niba ntibeshye kugira ngo yume. Ibyo ntibihinduka. Ni ukuvuga ngo kubaka inzu hari principe de base, hari foundation, hari principles kugira ngo ubake inzu ikomere ugomba gukurikiza. Ariko iyo bigeze mu kintu cya decoration cyangwa uburyo inzu uyifinisage, that's up to you. Inzu nziza ni inzu ikubereye, ikunezerewe, ukimeze. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bya base, hari principles zibaho nk'iyo ya communication. Umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza nuwo
mushobora kuvugana n'uwo mufite icyerekezo kimwe mugiye mu buzima bumwe kuko murabana. Ntabwo wabana n'umuntu buri munsi agiye Ishyogwe cyangwa agiye Karongi wowe ugiye za Kibungo. Atandukanye cyane. Biratandukanye. Ni ukuvuga ngo niyo mwamukundana gute mudafite intego zimwe z'ubuzima hari aho bizabagora. Nawe intego y'umuntu ni uyimenya. Mupfa kuba muhuje intego y'ubuzima, muhuje icyerekezo cy'ubuzima, muhuje kugira aho mujya, mukomunika. Wamenye gute ko muhuje intego? Abivuganye. Communication nyine ni yindi niyo foundation. Communication ubundi niwo murunga ukomeza urugo. Nukuba mwaravuganye, mukuba mwarabanye kuko kubana k'umugabo n'umugore nukubwira umuntu ukamubwira ngo waje tukajyana. Ngwino tujyane mu buzima, dukomezanye ubuzima. So none se wabwira umuntu ngo mukomezanye ubuzima utamubwiye aho mukomeje mugiye. Niba utazi nawe aho ubuzima bwawe bujyanye, ubundi ntubukwiye gushaka umugore cyangwa umugabo. Kuko wowe ubwawe ntuzaho ugiye. None uje gusaba umukobwa w'abandi ngo ngwino tujyane. Hehe wagombye kubizi. Kumenya ngo ugiye. Ugomba kumenya aho ugiye. Kuko gushaka umugore ntago ari gushaka umugore gusa. Ni ukubwira umuntu ngo ngwino dukomezanye ubuzima. Ubwo buzima mu bukomeje mugiye. Aho niho communication ituruka. Ubundi mu gukundana mwakagombye gukundana kubera ko mwahuje. Mwahuje ikintu gikuru muhuza suko mukunda kwambara imyenda y'ubururu nuko mushaka ubuzima bumwe. Ngewe nzi abantu hari umuntu w'inshuti watandukanye n'umugabo kuko yaravuye muri Canada aza kwimarira n'umuntu hano washaka gutaha kuza kuba mu Rwanda. Uwo babanye atagitinga kujya kuba muri Canada. Barashwanye, baradivorshije. Baratandukanye kuko ntago icyerekezo cy'ubuzima bwabo cyari gitandukanye. Umuntu yavuye muri Canada aza gukora ubukwe mu Rwanda. Uwo ashaka gutaha kuza kuba mu Rwanda. Uwo babanye aramubeshya ibyo nyine si byiza. Wavuga ati warambwira ko aje kuba mu Rwanda ariko ndabizi bizahinduka. Hashize iminsi arambwira ati tujye kuba muri Canada. Arambwira ati reka da ngiye sinshaka gusubira kuba muri Canada. Ubwo baratandukanye. Bituma nibaza hari umuntu uri kutwumva muri kano kanya wenda ari mu bihe byo kurambagiza mu Kinyarwanda ariko tubyita arimo arashaka umugore, arimo arashaka umugabo. Rimwe na rimwe hari ubwo wenda ashyirwaho pressure n'abantu kuki utararongora, kuki utarongora, icyo kintu akaba gifite. Akaba nubwo wenda abona icyo twita ama red flags, handi ubona utuntu runaka buti ntabwo ari we, uyu muntu tuzashwana. Impamvu tubona ama divorce. Nk'uwo muntu ukiri muri icyo gihe wamubwira iki? Niba hari ikintu wabonye uyu munsi mu muntu cyangwa mu buzima bw'umuntu mugiye kubana ukabona icyo kintu ntiwakihanganira n'uyimuzana mu rugo ni mu bana kizikuba inshuro nyinshi. Niba ubona utakihanganira uyu munsi kizaza ari cyinshi ari na kinini. Kuko niba umuntu umubonaho ikintu udakunda agitaye iwabo none hibaze nubyuka nacyo ukaryamana nacyo effect kizakugeraho. Red flags ubundi umuntu ayibonye niyo kaba gato ntuzagasuzugure, uzadiringe nako. Kubera ko abanyarwanda bavuga ngo ntawe uhisha kuwahishaho. Umuntu mugiye kubana mugiye kuba umwe, mugiye kugira ubuzima bumwe, mugiye kuvanga imari. Niyo mwarasezeranye gutandukanya umutungo ni amafaranga ariko ubu ugiye guhuza umubiri nawe, ugiye guhuza ubuzima nawe. Atari ibyo ntago wabana n'umuntu. So ibaze rero kujya kubana n'umuntu hari ikintu mubonaho udashaka kwihanganira ariko ukamera nk'ugirengeje amaso. Icyo kintu kiba kizagumaho. So niba hari ikintu ubona, hari red flags ubona, udiringe nazo. Uvuga uti uyu muntu uko ameze ngiye kumwemera uko ameze, cyangwa aho kugira ngo ujyemo muzatandukanye mumaze kugira n'abana babiri usanga ubuzima bwanyu burapfuye wabireka hakiri kare. Wemera divorce? Oya ntago nyemera kubera ko ngiye nemera Bibiliya. Abantu barahuye gutyo rero ugasanga ubuzima bwawe ntabwo buhuye 100% kabisa. Ugeze mu rugo ugasanga umuntu washatse ni wa muntu utandukanye nawe completement mu buryo bwose. Bishoko agukubita, bishoko akwa nibirenze ibyo ngibyo. Oya iyo ndimo ndavuga ngo sinemera divorce ntago ibyo byo gukubita ntabirimo kuko niba ntemera divorce nuko ndi umukristo nemera ijambo ry'Imana. So umuntu utari muri context y'ubukristo ibyo ndimo ndavuga ntibimureba hano. Nta mukristo ukubita umugore, nta mukristo ukubita umugabo, iyo hajemo physical harm it's a different discussion. Mariage cyangwa urugo ntago rufite agaciro kangana n'ubuzima bwawe. Iyo hari life threatening situation
hari ikintu cyagutera ibibazo mu buzima bwawe aho ngaho uhunga ujye no muri ribu niba ari ngombwa ibyo ngibyo ni indaferi. Niyo mvuga ngo sinemera divorce nuko ngewe mbivuga muri context y'ubukristo, muri context y'Imana. Suko Imana itubwira itubuza divorce kubera ko ishaka ko tugira ingombi aho ngaho naho tujye tuhagera. Nuko ikubwira ngewe nshobora guhindura situation urimo nkuko yayimpinduriye. Divorce nuyikora udahinduye situation cyangwa udahindutse n'ubu uzashaka nawe muzadivorce. Imibare irabyerekana. Imibare yerekana ko abantu akenshi nko muri Amerika, iyo mu Rwanda yo sinzi niba tunayifite, ariko urebe n'abantu muziranye muri Amerika, aho niho mfitiye imibare, bavuga ko divorce ziri hagati ya 40 na 50% z'abantu bakora ubukwe bwa mbere. Ariko abantu ba divorce bwa mbere iyo bongeye gukora ubukwe, rate ya divorce cyangwa chance yo gutandukana iva kuri 40 na 50 ikajya kuri 60 na 70. Nuvuga ngo abantu batandukanye bwa mbere bafite chance nyinshi zo gutandukana bwa kabiri. Noneho buretse urebejera iyo bigeze kuri mariage ya gatatu, divorce rate iba 90%. Bishatse kuvuga ko abantu benshi bava mu ngo zabo ikibazo kibavanye mu rugo bakagitwara. Kidashize bakagitwara kuko nabo baba bagifitemo uruhare runini. So iyo rero Imana itubuza divorce ntabwo ibishaka tubaho nabi. Bivuga ngo niba urugo rwakunaniye runzanire ndufix. Ngewe urwangira rufixije ruva kuri 60 rugera ku 100%. Uri Imana naruhaye Imana. None urumva atari Imana yamaye ka pass yarambwita igenda ujye kubaza. Ngewe nari ndimo ndiyemera nzi ngo nubatse neza kandi nubakiye kuri 60%. Ariko uzi ko 60% ari hafi ya 50. Yego. Esheke ntago ari kure. Ubu uri hafi kuri tangente. So urumva rero urugo nari mfite rwari gushobora kuvamo divorce. Hari gushobora kuba ikintu kigatuma divorce. Ariko uyu munsi Imana ishimwe ko ntari kubikora. So ntago rero iyo mvuga ngo sinemera divorce, nta nubwo nanone nemera urugo rubi. Kugira ngo rube rubi, oya aho kugira ngo rube rubi uzana Imana irugire rwiza. Ngewe igisubizo cy'urugo rubi si divorce. Igisubizo cy'urugo rubi ni ukurufixa rukaba rwiza. Atari ibyo ngibyo ntango naba mfite akazi. Mwese mudafite intego zimwe. Ushobora kuba uri umugore, abagore kenshi akuntu bumva. Ariko ugasanga umugabo rimwe na rimwe ntabwo ari wa muntu wumva. Umugore kenshi ajya gusenga kugira ngo arebe ko ibintu bigenda neza, akanabika n'ibanga ry'urugo. Abenshi nuko babayeho. Mu gihe umugabo we bitandukanye. Icyo gihe umugabo umugore kutwumva muri kano kanya afite icyo kibazo. Umugabo kugira ngo uzamushyire imbere y'Imana azaze azumva inama biragoye. Reka nkubwire ibibazo urimo urambaza biragoye kubisubiza kubera context nimo ndavugamo. Abantu bashobora kuba atari yo babayemo. Ndagira ngo mbisobanure neza. Giye context ndimo ndasubizamo ibi bibazo ni context y'ijambo ry'Imana. Kuko niho mba niho ndi ntabwo giye ngisohokamo. Ni umukristo, ni umupasiteri, ni umukozi w'Imana. Ibyo mvuga biva mu ijambo ry'Imana. Icyo ndenzaho ngewe nuko science iza gukonfaminga ibyo Imana yavuze. Ngewe ibintu mvuga biva kuri scripture, science na statistics. Kwibarura mibare. So iyo ndimo icyo kibazo rero rumbajije, reka nyivuge muri context y'ijambo ry'Imana. Niba uvuga ngo ubwo ndimo ndavuga abakristo, niba muri abakristo mwese mukunda Imana, mukaba mufitanye ibibazo mu rugo, igisubizo si ukujugunya, ntago woza umwana ngo ujugunye amazi yanduye ngo n'umwana umujugunyemo. Uramwoza umwana ukamuvaho ukamugumana ukamena amazi. Iyo niyo muri context ndimo ndabivugamo. Context y'umuntu wemera Imana, wemera ko Imana ishobora guhindura we ubwe n'uwo mwashakanye. Icyo nkubwira niba urugo rumeze nabi, wemera Imana, wiringiye Imana, wijya uregana, yijya ubwira Imana ngo mfasha ngiye mbanze mpinduke. Nimpinduka undi azahinduka. Kuko abenshi twebwe tuba dushaka umugore wanjye ahinduke ariko ngi simpinduke. Ibyo rero ntibyemera. Ngewe narabanje ndahinduka, narabanje nsaba Imana, narayiririye. Nayibwiye Imana, narayitakambi, narariza amarira menshi. Kugira ngo uhinduke. Kuko narayivuze ntago nshaka kubaho urugo rwa 60%. Ariko ibyo natanze nibyo mfite. So help me. Fasha unshoboze gutanga ibirenze ibyo natanze. Kandi byarashobotse. N'ubu biracyashoboka. Umuntu wabonye inshuti zanyu, inshuti zawe, inshuti za madame, wabonye couple yasugira na madame. Muri cya gice 60%. Na couple yasugira na madame y'uyu munsi mu gihe kwijana. Bakunda kwabwira iki? Uziko ikintu gitangaje, hari abantu b'inshuti. Hari umuntu w'inshuti wavuye muri Canada aza kudusura.
nyuma ejo bundi twarahuye yaragarutse arambwira ati ariko uzi ko ibi bintu uvuga nabibonye tinageze iwanyu ndareba ukuntu mubanye nta kibazo dufitanye atariko ibyo bintu urimo uravuga ndabibona uyu munsi ndabibona ko bitandukanye abatuzi barabibonye wowe ko ari impinduka nta kuntu uri gutazibona none se iyo ubona umuntu yirirwa yigendera mu muhanda ari wenyine ubu ngubu ukaba tubona twirirwa dufatanya agatoki ku kandi none se nibwo tutabona impinduka zibaho nkina tenisi ubu muri iyi minsi Remera kuri stade barahafunze kubera barimo barubaka stade niho nakinaga madamu yaga ava ku kazi akaza kugira ngo urumva dutuye Kicukiro muri siporo nyine nkasiga imodoka mu rugo nkatega moto nkajya kuri stade kugira ngo ntaye n'amaguru akava ku kazi akansanga tugatahana n'amaguru none se ubwo ibyo se cyane twari kubikora kubera urumva turatashye ni nimugoroba bavuye ku kazi nta mwanya turi bubone ariko nyine turiyananje utwo ngutu turimo ndakubwira tutashobora gukora kera none se hari foro dukora uyu munsi turimo turabyenjoyinga abantu batuzi batubaye hafi bo barabibona bavuga ati ibintu uvuga kabisa nibyo iyo mbabwiye ibyo bya 60% bavuga ati ese burya twarabibonaga ko nyine ntago babibona ko ntago twaga dushwana ntago twaga dutongana ndimo ndakubwira n'abana mu rugo barabibona ariko nabwo ari cya kintu ya bond ikomeye cyane abantu babonaga nyine ko tubanye bisanzwe ariko ubu abantu barabibona kameme ari impinduka ikomeye cyane mbwira dusoza bino bintu ukora byo kwigisha abantu kwigisha ingo kwigisha kuri relationship byahinduye mu buzima bwawe byahinduye iki ku buzima bwanjye ubu ndamenya nkubwira ikira byahinduye ko ni ikintu twahurijeho na madamu ibi bintu byo kwigisha ingo we yarabikundaga kuva kera njye nibereye mu bindi bintu byari dashima cyane byaraduhuje byaratwegeranyije byatugaruye hamwe kuko tubirabikorana turabikorana mu buryo butandukanye we ni certified marriage counselor njyewe nkora plus coaching wagakora counseling so byaduhaye ikintu cyo gukorana byaduhaye intego if you want ikintu kindi kirenzeho cyo gukorana nk'ubu ngubu turimo turategura program zamara by'umweru 12 amezi 3 tuzalonshinga of course abadukurikira ubwo bazabibona hari ibintu byinshi njyewe nawe turimo turakorana kubera ibi turimo turahuriramo byinshi uko duhurira mu bintu byinshi niko duhuza ibintu byinshi iyo mwicaye nko mu rugo mu kubitegura biba biryoshye cyane urumva kera nagiraga ubyanjye nawe akagira ibye ubu rero iki ngiki twagihuriyeho ubwabyo ibi byo kuvuga urugo nibyo bitwubakiye biraduhuza biratwegeranya kurushaho icyo ni kimwe ibindi nta kintu kinezeza nko kubona abantu babasanze urugo bari adisi yo kudivorce umuntu igeze kumpamagara ntabizi ngo amaze iminsi 3 muri hoteli yarataye umugabo umugore yampamagaye ntabizi arimo arangisha inama mubwira ibyo nzi ntaza aho ari yabimbwiye nyuma aranga ati burya naguhamagaye maze iminsi 2 ndi muri hoteli naravuye mu rugo barasubiranye ubu bamaze kubyara abana 2 iyo mbabonye ndavuga ngo aba bantu nta mafaranga yakwishyura ibyo bintu so icyo cyonyine ubwacyo kuba twishimye kandi reka nkubwire buriya ntago wakorera abantu ikintu nk'icyo ngo nabo babura uko ntibagire uko babikwitura ariko n'umunezero wonyine ukuramo kuba uzi ngo abantu ubuzima bubi bari barimo wagize contribution yo kugira uko bafite ubuzima bwiza iyo mbona nyine abantu urumva hari bamwe biba bitareba bakavuga ibyo bishakiye ariko hari umuntu ubu kwandikira akubwira ati hari benshi dufite ama message menshi abantu nyine hari nabo tugira izo session za coaching nyine ukagira feedback umuntu akubwira ati ebana buriya twahuye urugo rwacu ari umuriro ubu rwabaye paradise ibyo ubwabyo umunezero ukuramo ariko noneho turimo turabibona no mu abana bacu nibo ba mbere bazaba beneficiaries y'ibi bintu kuko baba mu rugo barabibona ikindi rero na contribution yo kubaka igihugu cyubakwa n'imiryango igihugu cyacu aho kigeze uyu munsi nitutagira imiryango myiza kizajya inyuma aho cyavuye
kuko abantu nibo bubaka igihugu. None se utubatse urugo rwawe mu rugo byacitse ukajya kubaka igihugu, bihera mu miryango. Ni nayo mpamvu constitution yacu ivuga ngo u Rwanda cyangwa ngo umuryango intuza u Rwanda rwubakiye ku muryango nyarwanda mu itegeko nshinga birimo. Sugira ku myaka 70 ya Sugira na madamu mugeze mu myaka 70 byanze kunza cyabura igihe kinini cyane. Mwifuza kuzaba mumeze gute? Mwifuza kuzaba mufite couple imeze gute? Mwifuza kuzaba mufite akamaro kameze gute mu gihugu kuri society? Iki ni ikibazo cyiza nk'uko nakubwiye ngemenye ibyejo wowe ishyira mu myaka 70 reka nkubwire aho numva nifuza kuba ngeze. Aho numva nifuza kuba ngeze mu myaka 70 nakunze uko bigaruye ku gihugu. Nifuza ko hazaba hari benshi mu Rwanda abazavuga ngo twagize urugo rwiza kuko Iberi na Jennifer babayeho. Ibyo ngibyo bizaba bihagije. Twubatse urugo, abana bacu baravutse, urumva imyaka 70 abo tuzaba twarafashije nabo bazaba bari nko muri iyo cyangwa za 50 nabo bafite abana bakuru. Umuntu agahaguruka akavuga ati jewe uyu munsi ndi depite kubera ko ababyeyi banjye bari bagiye gushwana batarambyara, Iberi arabafasha. Iyo contribution iyo ndimo ndabona uyu munsi ndibaza ko icyo gihe izaba yarakuze. Tuzaba dufite za institutions zigisha kubaka, zigisha relationships abantu bazi ngo ni kundana ko buhungu n'umukobwa. Hari basic relationships zirindwi abantu batamenya. Iyo utazi masterinze niyo iyo program nari ndimo ndakubwira tugiye gukora ni ukwigisha abantu ku mastering relationships zose. Relationship ni nyinshi. Buriya friendship hari abantu batazi kwibamo, hari abantu batazi kuba inshuti, hari abantu batazi. Ubwo ndimo ndavuga gutya nshaka kwereka aho nibona mu myaka 70 akaba atazi kuba inshuti, atari inshuti nziza. Umuntu akaba atari inshuti nziza, atazi kubika ibanga. Cyangwa se hari abantu batazi icyitwa professional relationships uko zibaho. Professional relationships zishingira kuri contract, zishingira ku masezerano yanditse mwagiranye. Umuntu agashaka kujya muri business n'undi ngo ko ari inshuti. Iyo ni indi relationship mugiyemo. Ubucuti bwanyu ntago mwatuma mukora business neza. Mugomba gushiftinga mukagira amasezerano ibyo mwemeranyaho. So mu myaka 70 rero dreaminga kuzaba dufite institution yigisha relationship. Abanyamahanga bakageza baza kwiga kubaho mu Rwanda, kwiga kubana n'imibanire. Kandi ibyo ngibyo nta nubwo ari mu myaka 70 yawe ni kera. Ibyo ni vuba cyane. Iberi wakoze cyane kwa natwe mu kiganiro inkuru yanjye duhere ku nkuru yatujya no ku bindi bitandukanye ku byo ukora. Ni by'agaciro gakomeye cyane ko tugufite. I think ko abantu benshi cyane babizi bakubwira iyo bakubwira I think ko wumva ari ikintu gikomeye cyane. Biranezeza kubera ko nyine icyo umuntu abikorera no gushaka gufasha abandi. Iyo umuntu yumvise hari abafashwa kandi kuko ndanashimira n'abatwumva kuko message turazibona, encouragement turazibona, abantu bavuga bati iki niki warakivuze cyaramfashije, ibyo turabibona kandi nicyo tubikorera. Ibyo dukora byose ari njye wari madamu n'abandi benshi, ntago ari njye gusa. Dufite na team, ubu ngubu team irimo iragenda growing. Mu minsi iri imbere izo programs zose nizitangira muzagenda mubona n'abandi wenda mutabonaga, ariko turi team nini. Ibe, thank you so much. Murakoze cyane.